igoye, turi mu minsi yo kwibuka, turi mu gihe twibukaho Jenoside yakorewe Abatutsi. Imana ibane n'abantu bayo kandi Imana ibahe gukomera. Ntago byoroshye, iyi minsi iragoye, iyi minsi ni iminsi iruhije, ndetse Bibiliya yo ivuga ko ari iminsi iruhije abagenzi, ariko ni iminsi twibukaho kandi kwibuka ni ngombwa kubera ko hari byinshi twibuka abacu. Imana rero ibagirire neza. Tuje kuganira ijambo ry'Imana n'ubundi, ijambo rihumuriza, ijambo ryururutsa imitima. Bibiliya yarambwiye ngo mubwirane amagambo yururutsa imitima kugira ngo abantu bakomeze gukumbura bwa bwami bwo mu ijuru. Turabashuhuje kandi tubifurije ikaze neza y'Imana ibane namwe, mwebwe dukunda kuganira amagambo y'Imana kuri channel yitwa Ntutebe TV 250. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibanezeze, Imana ibane namwe, Imana ibahe amahoro, Imana ibahe gukomera kandi imbabazi z'Imana nizibane namwe. Rero twari tubakumbuye, tumaze igihe tudaherukana, ariko turaho turashima Imana kandi namwe nizere ko muri aho. Turi mu minsi igoye, turi mu minsi yo kwibuka, turi mu gihe twibukaho Jenoside yakorewe Abatutsi. Imana ibane n'abantu bayo kandi Imana ibahe gukomera. Ntago byoroshye, iyi minsi iragoye, iyi minsi ni iminsi iruhije, ndetse Bibiliya yo ivuga ko ari iminsi iruhije abagenzi, ariko ni iminsi twibukaho kandi kwibuka ni ngombwa kubera ko hari byinshi twibuka abacu. Imana rero ibagirire neza. Tuje kuganira ijambo ry'Imana n'ubundi, ijambo rihumuriza, ijambo ryururutsa imitima. Bibiliya yarambwiye ngo mubwirane amagambo yururutsa imitima kugira ngo abantu bakomeze gukumbura bwa bwami bwo mu ijuru. Imana rero ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma amagambo y'Imana, ariko mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge. Imana Data, mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana ikomeye, Imana ifite icyubahiro, Imana ifite ubudahangarwa, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri Imana yumva gusenga kandi tugushimiye kuri Imana yabanye natwe. Waraturinze mu bihe bitambutse, warinze n'abacu. Mwami Imana Nyiringabo, turi muri iyi minsi igoye, iminsi twibukamo abacu. Turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, udukomeze kandi uduhumurize, utwambike imbaraga kandi nyakubahwa Imana, uduhe umutima ukomeye, uduhe kwihangana kandi urukundo rwawe rubane natwe, kuko uri Imana igira neza. Imbabazi zawe za zindi zihora zibana n'abantu bawe uzidusesekazeho kugira ngo ubwami bwawe butuganze. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo rikomeza guhumuriza imitima yacu. Utugire neza kandi utwambike imbaraga, kugira neza kwawe kore kukugaragara. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga hano muri Zaburi ni 91 umurongo wa mbere
hari amagambo avuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Kabiri haravuze ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Gatatu aravuze ngo kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Imana iduhana umugisha. Aya niyo magambo tugiye kuganira, niyo magambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ijambo turarisomye riravuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome cyanjye, mbese mu yandi magambo uri Imana yanjye. Ntago byoroshye kandi ntago aya magambo ari buri wese wayasoma, nta nubwo ari buri wese wayumva, nta nubwo ari buri wese waryizera iri jambo, ariko iri ni ijambo rikomeye, iri ni ijambo usoma bitewe n'igihe urimo, ukamenya igihe uhagazemo, ukamenya n'igihe Imana yaguhagaritsemo, ukavuga ngo Mana ndagushimye, ukavuga ngo Mana nushimwe, kuko Imana yadushyize mu bwihisho. Iyo tutaza kuba mu bwihisho ntago uyu munsi tuba turiho. Tuba turi mu kuvuga, tuba turi mu gihe cyo kwibuka, ariko kubera ko Imana yemeye ko tuba mu bwihisho tukabaho, Imana nishimwe kandi Imana nihabwa icyubahiro. Imana yemeye kudushyira mu bwihisho bwayo, yemera kuduhisha munsi y'ukuboko kwayo, yemera kuzira twegera ibana natwe, yemera ko tubaho. Imana nishimwe kandi Imana nihabwa icyubahiro. Iminsi igiza, ibihe bikaza, ibihe bigahinduka, kandi iyo tuvuze ngo ibihe birahinduka, burya ibihe bihinduka ariko bihindukana abantu. Iyo ibihe byaje ntago biza ku biti, iyo ibihe byaje ntago biza ku nyamaswa, iyo ibihe byaje ntago biza ku misozi, ahubwo ibihe biza mu bantu, kandi biza bihindukana n'abantu. Rero igihe cyahindutse, igihe cyakomeye, igihe cyabaye ikindi, ibibazo byabaye ibibazo, Imana nishimwe kubera ko Imana yemeye kudushyira mu bwihisho bwayo. Imana nihimbazwe kandi Imana nihabwa icyubahiro. Mfite intege nkeya, birimo biranagaragara, ndumva afite intege nkeya, ariko ndashima Imana ko Imana yemeye ko tuba mu bwihisho bwayo. Ndashima Imana ko hari abantu Imana yahishe, kandi ndashima Imana ko hari abantu n'ubu igikomeje guhisha. Ndashima Imana ko hari abantu Imana yagiye ihisha amaso y'abanzi. Ndashima Imana ko yagiye ihisha amaso y'abahigaga abantu, Imana ikabahisha, ikavuga iti mwana wanjye ndaguhishe. Mbese ndashima Imana ko yemeye ikagaragara mu bihe bikomeye, ikagaragara mu bihe bigoye. Uyu munsi wa none tukaba turi kuvuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose. Tukaba tubasha kubivuga, tukaba dufite n'abo tufatanya nabo tukabivuga, tukaba dufite abantu tubwira, tukaba dufite abantu batwumva, tukababwira ngo mbese tukabasaba ngo nimuze dufatikanye, mbese twibuka aho Imana yadukuye, twibuke ibihe byari bigoye twanyuzemo, Imana ikabidukuramo, twibuke mbese ikintu Imana yakoze kidasanzwe ku buzima bwacu, natwe tukabona ko Imana itugiriye neza. Mbese Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe.
Imana ihabwa icyubahiro. Buriya Zaburi ikomeza kugenda ivuga neza, ikabivuga ngo igihe isuri yagombaga kuba yararenze ku buzima bwacu, mbese igihe imisozi yagombaga kuba yaturengeye, mbese igihe nta muntu n'umwe wumvaga watwumvaga, igihe nta muntu n'umwe waturebaga ngo yumve atwitayeho, igihe nta muntu n'umwe waturebaga ngo yumve ko turi abantu, mbese Imana yarahabaye. Mana ushimwe, Imana yarahabaye, iba ari yihaseruka, iba ari yihagaragara, iba ari yihaboneka. Yewe we, turongera tubaho mu bihe bigoye, turongera tubaho mu bihe bikomeye, turongera tubaho batabishaka, turongera tubaho batabyumva, turongera tubaho nta muntu utwitayeho, ariko Imana iravuga ngo nimubeho tubaho. Imana rero ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihimbazwe. Iki gihe turimo ni igihe kitatworoheye, ni igihe kitugoye, ni igihe kitukomereye, ariko Imana isumba byose ndayishima, kuko ijambo rirambwiye ngo hahirwa umuntu uba mu bwihisho bwisumba byose, kandi uwo muntu akazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Imana rero nishimwe, kandi Imana nihabwa icyubahiro, Imana nihimbazwe ko itemeye yuko ubugingo bwacu burengerwa, itemeye ko umwanzi atwigiraho ibyo yishakiye, itemeye yuko dutembanwa, itemeye ko dushira, itemeye yuko turimbuka, ahubwo igatanga n'umwana wayo Yesu Kristo akaza akadupfira, akamena amaraso, uyu munsi tukaba turiho. Imana ishimwe, kandi Imana ihimbazwe. Ijambo ryarambwiye ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, igihano kiduhesha amahoro. Mbese mu yandi magambo, kugira ngo twebwe tubeho, kugira ngo uyu munsi tube turiho, mbese igihano twebwe twagombaga guhabwa Yesu yaragihawe, inkoni twagombaga gukubitwa Yesu yarazikubiswe, ibibazo twagombaga guhura nabyo Yesu yahuye nabyo. Hanyuma ijambo niyo mpamvu ryatubwiye ngo ibicumuro byacu nibyo yaziraga, nibyo bamucumitiye rya cumu, nibyo bamutereye imisimari, nibyo yabambiwe, ariko azutse, azukana n'abizera, azukana imbaraga, azukana gukomera, arangije arabidusigira kugira ngo natwe dusigare twamamaza inkuru nziza. Imana nishimwe, kandi Imana nihabwa icyubahiro, Imana nihimbazwe, kandi Imana nishyirwe hejuru. Imana ni data wa twese mwiza. Bibiliya yarambwiye ngo azi intege nke zacu, ngo niyo mpamvu adukuyakuya kugira ngo aturinde Satani. Imana nihabwa icyubahiro. Rero ni byinshi umuntu yavuga, ni byinshi umuntu yakora, ni byinshi umuntu yareba, ni byinshi umuntu yavugaho, ariko icyo nshaka ko tuvuga, ndashaka ko tuvuga kuba mu bwihisho, ndashaka ko tuvuga kuba mu gukomera ku Mana, ndashaka ko tuvuga tukarasa ku ntego, tukavuga ngo uba mu bwihisho arahirwa bwishobora byose, kuko uwo nguwo ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Rero bantu mudukurikirana, mukunda kumva ibiganiro byacu, ndabifuriza kugira ngo mukomere, abari hirya no hino ku mpera y'isi n'ahandi hatandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mbese ababasha gukurikirana Channel Ntutebe TV 250, ndabingingira kugira ngo mushakishe ibintu byose bishoboka, mugume mu bwihisho
bw'ishobora byose. Nibwo Imana izabana namwe, nibwo Imana izabareba neza, nibwo Imana izabakunda, nibwo Imana izabaha umugisha, nibwo Imana izabanezererwa ikabareba ikumvira banezerewe. Mbese mu yandi magambo nibwo muzasaba. Bibiliya yarambwiye ngo nimusabe muzahabwa, nimukomange muzakingurirwa, kubera yuko iyo umwana yubashye umubyeyi icyo amwatse arakimuha. Imana rero ntacyo yatwima, yatanze umwana wayo Yesu kugira ngo abambwe, arakubitwa, arababazwa kugira ngo twebwe dukunde tubeho. Rero nta kintu Imana yatwima, nta kintu Imana itadukorera, nta kintu Imana itaduha. Twebwe icyo dusabwa gusa ni ukwirinda ibyaha n'igisa n'icyaha, ubundi tukizera Imana. Imana izatugirira neza kandi Imana izaduha imbaraga. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite ikibazo cy'umunaniro nk'uwo mfite, ushobora kuba ufite ikibazo cy'intege nkeya, ushobora kuba ugeze mu zabukuru se, ushobora kuba uri kwa muganga, ushobora kuba ufite ibibazo byinshi bitandukanye, ariko umuti wa mbere nakurangira ni ukujya kwa muganga ukabwira muganga uko umeze, ariko kandi nanone ukaba muri gahunda zo kwizera Imana kugira ngo Imana ikomeze ibane nawe, Imana ikurwaze mu burwayi ufite, Imana igufashe mu bibazo byawe. Mbese mu yandi magambo Imana ikomeze kuba hafi yawe, kubera ko buriya muganga avura umubiri ariko nta muntu uvura ubugingo. Ubugingo buvurwa n'Imana. Rero uburwayi mwereka muganga mu bumwereke, ariko n'uburwayi mwereka Imana mu buyereke, kuko Imana nayo imenya uburwayi bw'imitima kandi niyo iyizi neza n'iyimenya. Rero ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere kandi Imana ikomeze kubagirira neza, kubera ko iyo hataza kubaho Imana ahacu haba haribagiranye, ntabwo tuba tukiriho. Ku bwa byinshi byaduhize, ku bw'intambara nyinshi twahuye nazo, ku bw'ibibazo byinshi twahuye nabyo, kubwo gutotezwa kwinshi twatotejwe, ku bw'amakuba menshi yaje, mbese ku bw'isuri nyinshi yatembaga ku bugingo bwacu igira ngo iturengere, ariko Imana ntiyabyemera. Imana ikomeza kwemera ko tubaho. Rero Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro, kubera ko Imana ni Data wa twese mwiza. Bibiliya yarambwiye ngo azi intege nkeya zacu, ngo aradukuyakuya kugira ngo aturinde Satani. Imana nihimbazwe. Ndakwifuriza gukomera rero, nkakwifuriza ineza y'Imana, nkakwifuriza kugirirwa neza n'Imana. Ikibazo cyose waba ufite nkakwifuriza kwihangana, nkakubwira ngo iyi si ntago yoroshye, n'ibiriho ntago byoroshye, ariko hamwe no kwihangana no gusenga Imana igenda idufasha, igenda idukomeza, igenda itugirira neza, tugenda tubona imbabazi zayo, tugenda tubona gukomera kwayo. Mbese Imana igenda iturwaza uko bwije uko bukeye, mbese tugenda tubona ineza y'Imana. Mu yandi magambo igenda idushakira ibyo kurya, igenda idushakira aho kuba. Niyo mpamvu nakubwira ngo niba uyu munsi wa none udafite aho uba, ihangane. Niba uyu munsi udafite aho icyo urya, ihangane. Niba uyu munsi ufite ibibazo byinshi bitandukanye mu byo ukeneye byose utari kubona, ihangane, ukomere. Ubu buzima niko bumeze, ariko ejo cyangwa ejo bundi Imana izatabara kandi Imana izakora umurimo wayo, kubera ko ni umurimo wayo. Rero wirinde gukora icyaha, wirinde ikintu cyagutandukanya n'Imana, wirinde ikintu cyagutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Bibiliya yo yarambwiye ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese ni ugupfusha? Ese ni ukurwara? Ni ugutotezwa se? Ni ugukena se? Kwambara ubusa se? Nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, ahubwo urukundo rw'Imana rudusaba guhora turi mu Mana uko bwije n'uko bukeye, tuyinezererwamo, tuyishimiramo. Bibiliya yarambwiye ngo twishime mu bibaho byose, duhore dushima, mu bibazo dushime, mu neza dushime. Mbese Imana ihora ishimwa mu byo dukora no mu byo dutekereza, habonekemo amashimwe y'Imana. Rero ndakwifuriza kugira ngo ukomeze gukomera. Iri jambo nimba ndakomeza kurivuga kuko ndumva rikomeza kuza. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bikomeye. Ntuheranwe n'agahinda, ntuheranwe n'umubabaro, ntuheranwe n'intimba. Ugerageze ugera aho abandi bari, uganiriza abandi, wumve uko abandi bahumeka, ugende wumva impumeko z'abantu hirya no hino. Ugerageze ntiwihugireho, kugira ngo
Satani atagufatiranya hanyuma ugasanga ubugingo bwawe arabworetse. Ahubwo ugerageze ujye aho abandi bari, uganire n'abandi, wumve uko abantu bahumeka, ugende uganira n'abantu, ugende wumva abantu uko bimeze, hanyuma Imana iragenda ikugirira neza kandi Imana iragenda ibana nawe. Mbese mu yandi magambo uragenda wumva ineza y'Imana igenda ikugarukaho, kubera ko iyo wigunze, iyo uri wenyine, kenshi na kenshi utekereza nabi, ugatekereza byinshi, ukagira ibintu byinshi usubiza inyuma mu bitekerezo, hanyuma Satani nawe agakomeza kugenda kuriganya. Ariko iyo uri aho abantu bari, ugakomeza kuba ugenda uganira n'abantu, ugenda ukomera muri wowe, ukumva umeze neza, ukumva mbese ukagenda ugira ibintu byinshi na byinshi bigenda bitewe n'uko uri aho abantu bari. Rero ndakwifuriza kugira ngo ukomeze kuba no mu Mana, wibuka gusenga, tuzirikana urupfu rwa Yesu, tuzirikana ukuntu yatugiriye neza, tuzirikana ukuntu yadutabaye, tuzirikana ukuntu yitanze, tuzirikana ukuntu yatanze umubiri we, akemera agapfa, akemera akajya ku musaraba, akabambwa, nta kindi kintu azira ari ibyaha byacu. Nababwiye ngo Bibiliya yarambwiye ngo ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe. We ntago yagombaga gupfa aho yari yibereye hari mu ijuru, yari ameze neza, yari ari mu Mana, nawe ari Imana, ameze neza, nta kibazo na kimwe afite. Ariko ngo arebye ukuntu Satani yaje mu isi kugira ngo atatume umwana w'umuntu atazabona ijuru, ngo aravuga ngo reka njye kumucungura. Uyu munsi rero turazirikana gucungurwa kwacu, kuko iyo Yesu ataza kugira ngo agaragara ducungure ntago tuba turiho, ariko kuko yaje akemera akitanga akaducungura, turashima Imana kandi turashima n'umusaraba. Buriya umuririmbyi yararimbye aravuga ngo umusaraba niyo bendera ryacu twebwe abakijijwe, ngo twemera n'isoni zawo kuko ari utuneshereza. Isoni z'umusaraba rero nta zindi, ni bya bibazo duhura nabyo. Buriya mu isoni z'umusaraba harimo kubaho muri iyi si ukambara ubusa, abandi bambaye, wowe ukagenda wambaye ubusa. Isoni z'umusaraba hariho kuba muri iyi si ukabaho ngaho utarya kandi amenyo yawe ari mazima, igifu cyawe ari kizima, ahantu hose ari hazima, nta kibazo kindi ufite, ariko kuko byabuze ukabaho utarya, ukemera ntiwibe, ntuteke imitwe. Izo ni isoni z'umusaraba. Mu isoni z'umusaraba harimo gutotezwa, abantu bakagutoteza, bakakwanga ntacyo mupfa, bakakwanga gusa, ariko kubera ko wemereye Imana, ukemera kubana n'Imana, izo soni z'umusaraba ukemera zikakujyaho, ukihangana, bakagutuka ukihangana, bakagusebya ukihangana, bakagutoteza ukihangana, bakakuvuga nabi ukihangana, yewe ndetse bakanagukubita, bakakurenganya ukihangana. Izo ni isoni z'umusaraba. Buriya isoni z'umusaraba biriho kushobora kubaho ngaho udafite aho kuba, ukaba inzererezi, bakakwita inzererezi, ufite abana ukazerera uri umuntu mukuru, ukazerera rwose, ukajya ugenda uzerera, aho ucumbitse uyu munsi ntuba ariho ucumbika ejo, aho uraye uyu munsi ntuba ariho urara ejo, mbese ugahinduka inzererezi. Izo zose ni isoni z'umusaraba. Ariko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo twemera n'isoni zawo kubera ko ari utuneshereza. Rero na Yesu yaremeye yambara ubusa. Buriya kenshi na kenshi bano bantu bakunda kugenda bamugaragaza uko ku musaraba n'ahandi bakina filime ya Yesu, bo bamukina yambaye akantu k'urubindo, ariko muri kiriya gihe ntigeze yambara urubindo, bamwambitse ubusa bwa butsisima, bwa bundi bita ubusa, ariko yaremeye ubwo busa arabwambara, ariko kwari ukugira ngo njyewe nawe tubabarirwe ibyaha n'ibicumuro. Rero ndakwingingira kugira ngo ukomere kandi ukomeze n'uwo muri kumwe, ukomeze uwo mwegeranye, ufite ikibazo wese ukwegereye umuhumurize, umubwire ngo mu ijuru haracyari Imana. Kandi iyakoze biriya byari bikomeye kiriya gihe, iyakoze biriya byari bigoye muri iriya minsi, iyakoze biriya byari bikabije, wareba ukabona ko bigoye, n'uyu munsi iracyahari, izakora n'ibindi kandi yiteguye kubikora. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikugirire neza kandi Imana igufashe
Imana igutabare, Imana ikurengere, Imana ikwambika imbaraga. Nta kindi na kimwe cyatuma tubaho uretse kwizera Imana no kwizera umusaraba. Rero uramenye, ntujye inyuma y'umusaraba, ntujye kure y'umusaraba, ahubwo ugendere mu nzira yawo kugira ngo Imana ikomeze kukuneshereza. Rero tugiye gusenga tubwire abantu ngo Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze, Imana ibatabare, Imana ibarengere, Imana ibarwanirire, Imana mbese ikomeze kuba hafi y'umuntu uwo ari we wese. Kandi ndabwira umuntu utarakizwa ngo agerageze akizwe, kubera ko iminsi turimo iragoye kandi iminsi turimo iraruhije. Ariko uzemera agakizwa, uzemera akagendera muri iyi nzira y'agakiza, Imana izamugirira neza kandi Imana izamutabara, Imana izamwambika imbaraga, Imana izamukomeza. Iyi nzira uyizamo ubona ko kuyigendamo bigoye, ariko niworoshya ukoroha mu mutima ukemerera Yesu, azakuyobora kandi azakuyobora amahoro. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo mbese mugenzi uragana mu ijuru, jya utumbira Yesu. Nta wundi muntu wagushobora, nta wundi muntu wagushoboza, ni Yesu wenyine ufite urufunguzo, kandi ni Yesu ukiza ibyaha, ni Yesu ukuraho umubabaro, ni Yesu ukuraho agahinda, ni Yesu ukiza intimba, ni Yesu uzahura, ni Yesu usonzora abashonje, kandi ni Yesu wambika abambaye ubusa, ni Yesu ugaburira abatari kurya, kandi ni Yesu urengera abatagira shinge ndetse na rugero. Yesu niwe twiringiye kandi Yesu niwe twizeye. Rero ndagira ngo ngusengere, nkubwire ngo Imana ikugirire neza kandi Imana igutabare, Imana ikwambika imbaraga, ukomeze kuba mu byizerwa kandi ntujye kure y'Imana. Imana izakugirira neza kandi Imana izakwambika imbaraga, Imana izagutabara, Imana izakuzahura, Imana izagukura kure, kandi Imana izakwambika ubuntu bwayo n'umurava no gukomera. Reka dusenge Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite icyubahiro, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Se w'umwami wacu Yesu Kristo, wowe ugendera hagati y'abakerubi ukagira ibitereko by'amatabaza, izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe. Uri umuyobozi mwiza, waratuyoboye turakubona, kandi uri umurinzi mwiza, waraturinze turarindika biremera, kandi uri umutabazi, waradutabaye n'ukuri biremera. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino ukomeze kubana n'u Rwanda, ubane n'abanyarwanda, uhagarare ku Rwanda, uhagarare ku banyarwanda, utugirire neza kandi uturengere. Ubwami bwawe bubane natwe, imbabazi zawe zimwe zituma tudashiraho zibe mu ruhande turimo, ineza yawe ikomeze kutuganza, ubudahangarwa bwawe Mwami Imana Nyiringabo bukomeye bube mu ruhande rwacu. Uri umugabo w'intwari kandi uri umugabo utabara, uri umugabo uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Niwe twizeye kandi niwe twiringiye. Ngwino ubane natwe muri byose, abarwayi ubakize, abashonje ubagaburire, umuntu wese Mwami Imana Nyiringabo ugutabaza umutabare, kuko uri Imana igira neza. Komeza kubana natwe, uturengere kandi utuvuganire, ubwami bwawe bubane natwe. Urakoze kuko uri Imana yacu, mu izina rya Yesu, amen.